usanga rero hazamo ibintu byo kuvuga ngo nugucuruza ubuzima bw'abantu, hazamo gucuruza ubuzima bw'abantu, kuko niba ufasha amafaranga ukayaha umuyobozi w'isibo uri gucuruza ubuzima bw'abantu. Nuko ngo nyine urumva abaturage umuhanda His Excellency agiye gucamo, abaturage nyine babishimye bashaka kureba umukuru w'igihugu. None ngo haza umugabo afata telefone agiye gukamera imodoka za His Excellency za perezida. Ntabwo yamenya ahantu abajepe baturutse, bahita baza baramuterura barufata. Umva umuntu wabitubwiraga aravuze ati umugabo yarafite nk'ibiro byibura 60, yari umugabo ubyibushyemo, ariko umwana w'umusore w'umujepe yaramufasha mudunda hasi nk'inshuro 50. Yenda yarakabije, ariko ngo yamudunza hasi inshuro nyinshi na telefone. Arangije ubwo ariko mudunda hasi gutyo, ahita haza imodoka yindi bahita bamufata bamunagamo. Noneho umusore uwo mugabo akaba arafite butike yararimo acuruza. Noneho kubera uburara bw'abantu bahariya ngo bafata amabuye batangira gutera polisi. Imagine icyo kintu. Noneho kubw'amahirwe make umusore sinzi izina rye ngo afata ibuye itafari aritera ku modoka ya polisi. Ariteye ku modoka ya polisi kubw'amahirwe make basanga fanda wari uyoboye operation n'umumama w'umudamu nibwo afungura urugi bwasotse. Ryabo yita rimufata rimukubita ku maso. Rimukubise ku maso kugeza ubwo bamujyanye kumuvuriza mu Buhinde. Polisi ngo yahise irakara. Iza noneho guhiga hasi hejuru. Abo bahungu noneho kubafata nuko ngo batangira guhigana na polisi. Usanga noneho bamwe banafite intwaro gakondo bakoresha. Utekereza polisi iri kuguhiga ukazana amabuye n'iki. Abahungu barabarashe. Agiye kubona ari muri butiki, wa mugabo abona hanze haparitse imodoka ya military. Binjira muri butiki. Ati nabahiki? Ati muranywa inzoga mugira gute? Ati oya twagushakaga. Muranshakira iki? Ati hari ibyo dushaka kukubaza. Umuyobozi wa RIB cyangwa se nyakubahwa Jano Ruhunga yavuze ko RIB yavuze ko Kazungu hari nabo bemera ko rwose hari uburangare yenda bwabayeho Kazungu kugira ngo akore process plan imeze kuri yigize kuriya. Noneho Kazungu umuvugizi w'ubushinjacyaha navuze ko Kazungu atigeze ajuririra. Impamvu habaho icyambere yenda uburemere bw'urubanza niko ntekereza. Icya kabiri hakabamo uko urubanza rworoshye, kubera ko niba umucamanza barirwa ngo imanza yaciye, umushinjacyaha akabarirwa imanza yatsinze, kandi ni inzego zikorana. Umuntu wemera niwe bari buzane hafi. Niba ari umugore we, niba koko ibyo bamuvugaho ari wa mugore woza uhora muri saro gusa akora inzara n'umusatsi, akaba adashobora no kuraninga business umugabo yasize ashinze, uwo mugore ntari cyo kumufasha gihari. Uramufasha iki? Reka nongere bifuriza ibihe byiza, mbaye ikaze kuri Ikame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame. Bashimira rwose ko tugenda tubana mu nkuru zigiye zitandukanye, mu busesenguzi, muri analyse, mu bitekerezo byanjye, muri update n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngarutse imbere ya kamera zanyu ku bintu bitatu. Hari ibintu by'imanza. Urubanza rwa Kazungu n'uyu munsi ntabwo ruratangira, icyakora RIB yaruvuzeho, ariko RIB ruvugaho ivuga no kurwa Apotre Yongwe. Hari n'undi musore wamaze gutabwa muri yombi witwa Eric Nshimimana cyangwa se ex dealer. Ndaza no kugaruka cyane ku ngingo y'ubuvuzi gakondo, ze no kugaruka cyane kuri M23. Ni ingingo eshatu nkubiye muri iki kiganiro nshaka kugira ngo tugire ikintu tuzivugaho, cyane ko turi muri weekend, kugira ngo yenda turebe namwe mushaka kuba mwatanga ibitekerezo byanyu yenda uko mwumva kuri ibi. Kuri urubanza rwa Kazungu hari amakuru yenda umuntu ashobora kugiraho, ndarukurikizaho. Reka mpere cyane kuri abavuzi gakondo. Abavuzi gakondo ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvise, ku munsi w'ejo ngira ngo mwumvise umuvuzi gakondo atawe muri yombi, yarafashiwe ahagira ibitaro. Nuko ngo yafataga abantu akabafunga abaziritse.
akabafunga baziritse. Aba bavuzi gakondo wenda reka njyewe ngira icyo bavugaho. Nureba muri bariya bantu yari yafashe yaziritse mu rugo urasangamo harimo igitsina gore cyane. Avuzi gakondo yenda bafite lisansi yo gukora ariko usanga sometime njyewe nabita abapfumu. Njye nabita abapfumu. Kuko usanga aba bantu barakubwira ngo tuvura indwara zananiranye, ngo dutanga urubyaro, ibyo byose mu byukuri sometimes ugasanga ibyo bintu nta nubwo ari byo. Afashe abantu bagera muri bangahe muri 10 abazanye mu rugo, harimo abamaze amezi 3, harimo abamaze ukwezi, baziritse mu rugo, baziritse bafite n'abarwaza mu rugo. Ukibaza ese izi nzego zacu za mudugudu za mutekano, izi zirondo ry'umwuga n'ibiki, babona mu rugo rw'umuntu haza abantu basimburanye bagira gute, abandi baza batwaye abarwayi bagatekereza ibi. Ese abavuzi gakondo bafite lisansi yo kuvuga ngo mu rugo bahagira ibitaro? Cyangwa wenda no guca muri humye muri, ariko se guca muri humye ku buryo amezi atatashira? Abavuzi gakondo nge kubwanjye mbona rwose Minisiteri y'Ubuzima yakabaye itunga mwitoroshi ikareba kuko ahubwo bazatwica abantu. Kuko biriya bintu nge nabirebye numva ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umuntu agafata mu rugo rwe agashyiramo ivuriro, agashyiramo abantu bagera muri 10 abavura baziritse ngo nuko arabasazi, sorry niko n'indwara zo mu mutwe. No, hari ibitaro Indera ngira ngo barahari n'ahandi hantu hose za Karaye sinzi, ntabwo bivuga ngo umuvuzi gakondo. Ese abavuzi gakondo basigaye bavura ibintu byose? N'umuntu ufite indwara zo mu mutwe nawe baramuvura bagira gute? Hari ubushobozi, ntekereza ko abavuzi gakondo bakabaye bagira uburyo ki bakontororwa ku buryo bidashobora kwangiza aba. None urumva niba bafite usanga nabo ubwo bari kuryana sinzi, nagiye mbona uriya bitanga ngo Shangazi Jeanne arimo kubivuga cyane. Ariko ibi bintu abavuzi gakondo uru rugari bari kugenda babaha biraza gusanga abantu ahubwo bigiye kwica abantu, bigiye kwica abanyarwanda. Ngira ngo kira kintu nakibonye ndavuga nti byari byose yenda abantu baba bafite amakuru menshi ku bavuzi gakondo, uburyo ki ba promising abantu ibintu, uburyo ki abantu bajyayo abakobwa bakajyo bakabasambanya, uburyo ki abantu baba cyangwa se n'abadamu bakabasambanya baba promising ibintu runaka, uburyo ki babeshya mbese ni ibintu byinshi. Ariko noneho bigeze kuvuga ngo bafashe abantu 10 n'abangabe b'abanyarwanda babashyize mu rugo ngo afite ivuriro mu rugo ry'abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ibyo bintu byabaye too much. Ariko nanone ukibaza ngo ese kuri bazagerega niba bafashe izi nzego, niba zivuze ngo ziraje ziri gukora iperereza ngo nubwo ngubwo bamufashe kuko ngo bari babafashe gahunda kugenda basura abantu abavuzi gakondo, bazaje bareba erega ntabwo nibyo umuntu ajya ahora avuga, ntabwo umuntu ashobora gukora zero operation ari wenyine. Ni gute se buri munsi abantu batonda umurongo baje kwivuza? Ese kubera iki umuyobozi w'isibo cyangwa se mudugudu atamubwira ati ariko ufite lisansi yo kuba ufite ivuriro mu rugo, yo kuba ufite ibitaro mu rugo, k'abantu tubona baza badataha? Yenda ashobora kuba afite lisansi yo kuvura nibyo, ariko se afite lisansi yo kuba afite ibitaro mu rugo? Ntekereza ko hari n'amasantere de sante, sorry, hari n'amavuriro asanzwe y'amaklinike atagira ibitaro kuko atabyemerewe nyine, kuko hari condition bisaba. Noneho kibaza ngo n'umurwayi ngo n'umurwaza. Ibyo bintu ntabwo erega abavuzi gakondo tumaking sure ngo bagira n'amafaranga, bamaking amafaranga. Usanga rero hazamo ibintu byo kuvuga ngo n'ugucuruza ubuzima bw'abantu, hazamo gucuruza ubuzima bw'abantu. Kuko niba ufasha amafaranga ukayaha umuyobozi w'isibo, uri gucuruza ubuzima bw'abantu kugira ngo nyine adahamagara inzego business yawe gapfa. Kuri icyo kintu rwose cy'abavuzi gakondo naringize ngo yenda ntabwo ni inkuru nabonye ndavuga ni byari byose ibintu ntabwo bisanzwe, ndavuga ndaza kugira yenda comment nanjye ubwanjye yenda umuntu avugaho kugira ngo inzego zibishinzwe zizajye zirebera ibintu bikiri hafi. Mwese rero mwabonye umuntu witwa Eric Nshimiyimana cyangwa se ex dealer. Naje mbona abantu benshi bavuze niwe wibye telefone ya Ben.
ariko nubwo yenda ari buri kubikurikirana bivugwa ko uyu musore ngo yari yatumwe ngo n'umuntu ngo kugira ngo bahari amakuru bashaka kugira kubona muri telefone ya Ben ngo bakamwishyura miliyoni 3. Miliyoni 3 ntabwo ari amafaranga make. Yego ex dira nawe n'ubwabyo rirazi n'ubwaryo abantu numvise bari ko rekomenta ngo ex dira mbese ukumva ni nyina ari gushakira amafaranga mu buryo bugize, ariko nanone hari abavuga ngo hari comment nagiye mbona tienda amafaranga yaramushutse yagize gute, urumva ni umuntu agushyiriye icyo giciro cy'amafaranga ngana gutyo kandi akaba akareba umuntu kuko mwagiye mubona amafoto uriya musore ari kumwe na Ben akaba tiende amafaranga reka nyatsindire. Ikindi nanone akaba ari umuntu wavugaga ati ndi dirone nyikorera mu Burundi bizarangira mu Burundi yandi cyasha kizajya ku Barundi, yari yawubaze neza pe, yari yawubaze neza. Ariko nanone hari akantu nanone nanjye narebye kuri ex dira bavuze, urumva nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umufluencer avuye mu Rwanda ageze mu Burundi bamuhaye itike yo kwinjira y'ubuntu, arangije yatike ajya kuyigurisha. Mu byukuri ni ugushaka amafaranga ku rwego rutigeze rubaho. Mungu aravuga ati itike se ndajya kureba se Ben ko muzi ndamureba mu biki, reka itike nyigurisha. Ati nibwo umuyoboke yamukubisurushye. Njyewe ku bwanjye urumva ko ntabwo dira ntabwo nyine yari yitumye telefone, ntabwo rega nta muntu utazi ko iPhone kugira ngo iheze ari ibintu bya hatari. Ariko noneho kora ko ibyo bintu yenda bashakaga nk'ibyo bintu kugira ngo iyo telefone bashobora no kuyijugunya ahantu cyase ko uyu muntu akajya kuyikoresha mu kindi gihugu. Birashoboka. Hari uburyo ngira ngo bijya biba barebe hari ubusambo busigaye bwarateye cyane cyane abantu bakora ku iposta ngira ngo barabizi. Urabona ku iposta aba bantu bacuruza telefone byo ku iposta yenda ari iposta ryo mu mujyi ngira ngo hari nibindi byari byaraje ku Murindi wa Kanombe. Telefone bakayigusopa. Ubundi hari utwana hari utwana tusigaye dukoreshwa muri aka kazi ngo dukora ngo nirirenga ngo sinzi ngo ni bari gusopa ngo by'intoke ebyiri gutya ugasanga telefone bari gushikuje. Ubundi imbere bahitaga bazijyana ku iposta, ariko ku iposta kubera ko noneho hasigaye no kugura telefone bisigare bya hatari ntago bakizijyana aho ngaho. Hari abantu basigaye bameze n'uvuga ngo ni nk'agatimu k'aba mafia bafata za telefone, bamara gufata za telefone bakazitwara. Nuko ngo arayikwibye ntajyane ku iposta, ahubwo hari abantu bahita bazambutsa bakazijyana nko mu Burundi cyangwa se nko muri Uganda cyangwa he, za telefone zikagiye gukoreshwa iyo ngiyo. Kwara ko azi ko mu Rwanda ntago biri buze gukunda. Ntago uvuga ngo ubucuruzi bwa telefone bwaracitse hoya, ahubwo uburyo kizicuruzwamo nibwo bwahindutse. Yenda wasanga ira phone ya Ben yarigiye kujya nayo yarigiye guhita irenga ikagenda kuyikoreshereza mu bindi bihugu. Hari umusore nagatimu numvise nabana ngo bakorera irwamagana buriya ngo haba bajura badanje. Ariko nanone habibirara byo ku rwego rwanyu rwamagana. Njye numvise amakuru yaho numva ubwoba buranyishe. Reka mbaye inkuru. Ntabwo narenga inkuru rwose ntabibabwiye, munyihanganire ngira umunwa. Haje ngo hari umunsi His Excellency yaragiye gusura abaturage. Noneho ngo hari umuhanda sinzi izina ryawo yaciyemo, aca muri uwo muhanda ari kugenda. Noneho ngo haza kuza umuntu, nuko ngo nyine urumva abaturage umuhanda His Excellency agiye gucamo, abaturage nyine babishimye bashaka kureba umukuru w'igihugu. Noneho ngo haza umugabo afata telefone agiye gukamera imodoka za His Excellency za perezida. Ntabwo yamenye ahantu abajepe baturutse, bahita baza baramuterura barufata
umva umuntu wabitubwiraga aravuze ati umugabo yarafite nk'ibiro byibura 60, yari umugabo ubyibushyemo, ariko umwana w'umusore w'umujepe yaramufasha mudunda hasi nk'inshuro 50. Yenda yarakabije, ariko ngo yamudunze hasi inshuro nyinshi na telefone. Arangije ubwo ariko mudunda hasi gutyo, ahita haza imodoka yindi bahita bamufata bamunagamo. Noneho umusore uwo mugabo akaba yarafite butike yararimo acuruza. Urumva ntabyo kuvuga ngo urafunga yahise agenda. None iyo butike haza kuba mudugudu, ngo mudugudu nyine yabonye byari bibaye, ahita avuga ati yenda batazana kumwiba, afunga ya butike. Ariko afunze ya butike kuko abantu bari bazi ko uwo mugabo bamutwaye, baza gutobora ya butike. Urumva baza gutobora ya butike, ibintu barabyiba. Noneho polisi iza kubimenya, ije kubimenya ngo baza kuza gukora umukwabo w'abantu bibye ya butike ya wa mugabo. Haza hari izina ry'umwafande, sinibuka izina rye bambwiye, araza nyine ari kuzunguruka nyine. Urumva haje imodoka nyinshi za polisi zije kuri abantu. Noneho kubera uburara bw'abantu bahariya, ngo bafata amabuye batangira gutera polisi. Imagine icyo kintu. Noneho kubw'amahirwe make, umusore sinzi izina rye, ngo afata ibuye, itafari aritera ku modoka ya polisi. Ariteye ku modoka ya polisi, kubw'amahirwe make basanga fanda wari uyoboye operation n'umumama w'umudamu, nibwo afungura urugi bwasotse. Ryabuye itari mufata rimukubita ku maso, rimukubise ku maso kugeza ubwo bamujyanye kumuvuriza mu Buhinde. Polisi ngo yahise irakara, iza noneho guhiga hasi hejuru. Abo bahungu noneho kubafata, nuko ngo batangira guhigana na polisi. Usanga noneho bamwe banafite intwaro gakondo bakoresha. Utekereza polisi iri kuguhiga ukazana amabuye n'iki. Abahungu barabarashe. Uwo musore wateye ibuye afande, baramurashe, polisi yari yararakaye. Ariko none bamaze kumurasa, urumva banahamagara cyakora ngo abantu hari muri Rwamagana babwira ati muze murebe mujye no gushyingura, kuko hari urwego nanone ugeraho rwose. Nanone mu by'ukuri urumva niba umuntu akoze umujura, n'umwicanyi, niki, nta kindi wamukora. Barabahamagara ati abaturage baze bagiye gushyingura, n'ababyeyi bereka barahabuka. Noneho ibaze kuri urwo rwego abantu bakomeza bakora urumva iyo ntuzi operation yabaye, kugeza ubwo polisi yasirakara Rwamagana. Abantu batangira none gukora, barakomeza n'ubundi bariba abantu muri Rwamagana. Noneho story rero baduhaga niyo twana tubiri rwose tw'imyaka ngo 14 15. Turatwana nitwo twiba cyane. Twagiye mu nzu tugiye kwiba umuntu, ko twari tuzi ko nyine tugiye kwiba bisanzwe. Bongo barabyuka mu gitondo ari nk'utwana tubiri, tugapanga operation. Tukavuga ati yenda n'urugero dutuye yenda ince za Rwamagana, sinzi amazina, reka nifashe yenda za Kigali. None akavuga ati ntuye yenda Remera control. None akavuga ati ejo tuzajya kwiba kwa Nayinzira. Bagafata kugira ngo muri iyo quartier yenda nta bantu babazi benshi. Baragenda ariko bakaba bafite y'umuntu uba wababwiye ati hano ahangane bo bagira utuntu tw'utumari gutyo. Abana ngo baraza barurira binjira mu nzu, ariko umanwa yihanga binjira mu nzu. Kwinjira mu nzu babona muri saro harimo laptop, harimo na televiziyo, ariko harimo na laptop iraho ngaho muri saro. Nta muntu hari, yenda umuntu yari ahari, ariko nta muntu ari kubabona. Bafata ya laptop, abana barayitsindira. Noneho ntabwo binjira bose, umwe abari inyuma ku buryo usoka ugahita ubicisha hejuru y'igipangu, ndakabifata agakina biroko. Noneho yiba laptop, yibye laptop, ariko abona hari ngo naga flash. Yabonye televiziyo yo kuyimountinga, urumva yari mountinze kuyi-mountinga, abona nakazi kenshi, ariko abona nga flash ho gacometse nakaragatsindira. Noneho nzakazikoraho, ubwo yashobora no kwigendera yenda ntibinarabure. Abona ari gusohoka, abona hari umuryango ufunguye,
yinjiramo. Urumva ni urwego abantu bagezeho ku buryo uko ni nko kwiyahura. Tekeza kwinjira mu nzu ukagenda ujagajaga inzu gutyo. Yinjira mu nzu mu cyumba, yinjiye mu cyumba ku gitanda abona hariho telefone arayifata, ariko ku kameza k'igitanda abona hariho kabucura ka pistol. Nibwo yasavuga ati hano ni kwa Kibamba. Umwana ntiyatinye imbunda bana, yafashe bya bintu, imbunda yo ntiyayitwaye, telefone, laptop na flash arabisohokana abinaga inyuma, wa wundi arabifata nawe ahita azamuka, abana barirukanga. Noneho ikintu cyaje kumukoraho ni iki? Urumva uwo mwana ntabwo aba afite, ntabwo telefone abagiye kuyikoresha. Baba bafite team y'abantu baba babatumye. Aba bantu tubona abo bakire b'abatajiri baba babatumye. Yari yatumye n'umugabo ukora business ucuruza akabari. Niho babatuma ati genda uzajye ngurira imari, nanjye nzajye mpita nzohereza muri Uganda cyangwa hehe, noneho akazi karangire. Izo baba hangahe se sha. Tekezaho laptop, flash na telefone, urumva n'abana babiri babahaye 10,000 ari babiri, 5,500. Wa mugabo afata ya telefone. Ariko noneho kuko ya telefone ngo yabonaga ari nziza, ntabwo ari iPhone, ariko yari telefone nziza Samsung. Umugabo aravuga ati iyi telefone nanjye reka nshobora kuyigurisha yenda bakagira, reka nanjye nzajye nyikoresha. Afata telefone atangira kuyikoresha. Kumbi babana ntibamubwiye batanu twibye, ni ku muntu utibwa. Bibayaho agiye kubona ari muri butiki, wa mugabo abona hanze haparitse imodoka ya military. Binjira muri butiki. Ati nabaha iki? Ati muranywa inzoga mugira gute? Ati oya twagushakaga. Muranshakira iki? Ati hari ibyo dushaka kukubaza. Bamushyize mu modoka. Umugabo baragenda bamufungira kuri station ya Rwamagana. Bamufungiye kuri station ya Rwamagana, bamubwira ati telefone wibye ibi nibi ni uri kwikoresha, twasanze ari kwikoresha, cyakora basanga ko yarana ifite nayo iri gukoresha. Avuga abana barabazana babatama bombi. Noneho urumva process iragiza, babajyane mu rukiko, bajya kuburana bagira gute. Noneho wa mwana urumva babana bari hasi y'imyaka y'ubukure. Umwe yarafite 14 n'ingahe. Umunyamategeko barababuranira, babana barabarekura. Umugabo we ajya kurya ikigori. Ibyo mbivuga iki? Mbivuze ko uburyo bwo kwiba bimeze bisigaye biri ku rundi rwego mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese hariho kwiheba, niba ari ubukene buhari cyane, niba ari iki, niba ari ubwiyahuzi, niba ari iki, niba ari urubyiruko ruko yenda nta kazi rufite, ntabwo nzi ibyari byo nanjye. Ariko urumva nk'iyo dossier wabo bana no kwiyahura n'ubuzima, cyane cyane ututwana usanga ari utuntu tumayibo wenda twanane ni wabo tugize dute, ntacyo guhomba tuba dufite. Ugasanga kana gafite imyaka 15 ariko kamaze gufungwa nk'inshuro 40. Kamaze gufungwa nk'inshuro 40. Rero usanga bari abana ntabwo baba barinjije muri karakazi, ntabwo baba baragize muri karakazi, ntabwo bakabe bafata abo bana ngo babazungurutse. Yego nabo ni byiza, ariko bakabe bakurikirana kugira ngo gitera nabwo bazana uko bakoze trace y'iyo telefone y'uwo mufande, bakayifata bakajyana abantu kubafunga. Kuri ex-dira niyo mpamvu mvuga ngo rwose kugira ngo ibi bintu binacika, urumva abanyarwanda baratangiye gushyira icyasha ku barundi. Tuvuga ngo n'abarundi ngo bije telefone, uretse ko nanabonye ngo yaranabonetse, sinzi aho byari byavuye, ariko hakabaye rwose bakurikiranwa bakerekana abantu bari inyuma. Kuko niba amashyari muri industry ya muzike, ntabwo yakabaye amashyari aza ngo twese atwafect. Kuko kira ni ikintu ubwabyo, urumva abarundi bahita bavuga ati abanyarwanda, cyangwa se tukavuga ngo abarundi kujya mu Burundi umuntu akazagenda yifashe mu mufuka, kandi yenda mu Burundi ari igihugu cy'umutekano, nta busambo buri kuri urwo rwego ruriho, ahubwo ari twe tubukura mu Rwanda tukabujyana mu gihugu cy'u Burundi kwangiza igihugu cy'abandi. Niyo mpamvu ribu nkuko igikora streaming cyangwa se ikatwereka kavuga ati abantu bari inyuma y'iyi dossier
batumye exdira nabangaba nabo bashakaga bakanavuga riga amakuru bashakagamo mama video bakavuga ibyo bintu bashakagamo kuko erega ibirenze ubusambo ni n'ubugome kuko ntekeza ko umuntu ufashe urwego rwo kuvuga ngo arishyura miliyoni 3 kuri telefone iPhone igura miliyoni n'igice simbizi kuko ntabwo iza muri miliyoni 3 urumva ntabwo ari ukuvuga ngo akeneye telefone akeneye ibyo bintu sese ko ari ibya debeni ko ari amakuru ye aya maziki keka ntekeza ko nanone ari urwego rw'iperereza rutakabaye ruvuga ngo ruratuma exdira ngo ajye kwiba rwakabe rumuhamagara Ben akaza bakamubaza ayo makuru ari muri iyo ngiyo bivuga ngo umuntu washakaga ibyo bintu ntabwo ari ikintu kiza yabishakiraga ntabwo ari neza yashakiraga ibi bintu ntabwo ari neza yashakiraga ibi bintu nicyo ngicyo rero kuri ibi bintu by'ubusambo rwose nari navuze ntenda kapwena ko ndagira icyo umuntu akavugaho kugira ngo tujye icyo dusaba inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'iperereza cyangwa se inzego z'ubugenzacyaha kuko ibi bintu biraza kurenga industry ya entertainment bijye no mu zindi kuko urumva harimo urwango ntabwo wasanga urasanga atari industry gusa atari kuvuga ngo ni umuziki gusa n'iki oya harimo n'ibindi bibazo byinshi harimo ubundi bugome bwinshi bugiye butandukanye kubijyanye rero nari navuze nti mwumvise ko umuyobozi wa RIB cyangwa se nyakubahwa Jano Ruhunga yavuze ko RIB yavuze ko Kazungu hari nabo bemera ko rwose hari uburangare yenda bwabayeho Kazungu kugira ngo akore process plan imeze kuri yigize kuriya noneho Kazungu umuvugizi w'ubushinjacyaha navuze ko Kazungu atigeze ajuririra uretse ko nanone presse ubundi Kazungu niba yemereye bya bundi yari kujurira mu bike nta kintu yari kujurira nacyo ariko nubwo uribaza ngo ese urukiko ntabwo ruratangaza igihe Kazungu azaburanira kugira ngo abantu bamenye kuko ibintu bya Kazungu n'uyu munsi nubwo byenda bimaze gusa n'ibituza cyangwa se n'ibiceceka ariko biracyarimo umuntu yavuga ngo biracyarimo akantu kagaho kubera ko Kazungu hari information nyinshi abaturage cyangwa se abanyarwanda tutaramenya nk'ubu ntabwo rwose tuzi ngo no kwande ntabwo tubizi ariko urubanza ugasanga nubwo inzego yenda zibivugaho ugasanga n'urubanza ruzihuta cyane ndavuga impamvu kubera iki ruzihuta cyane ubundi mu Rwanda tugira inzego z'ubutegetsi bivuga ko ari enye uretse ko itangazamakuru sinzi itangazamakuru rishobora kuba koko ryagize uruhare runini rega itangazamakuru ntitubejyanye twagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kwa ko nitwe twayishyashyarizaga abanyamakuru itangazamakuru ryagize uruhare niyo mpamvu itangazamakuru ngiye benda turacyari urwego rwa kamari ariko ari ukuntu usanga dufite icyasha ariko ubushinjacyaha buri mu rwego rwa kabiri noneho urukiko rukaba mu butegetsi bwa gatatu noneho urukiko umuyobozi w'urukiko cyangwa se umucamanza buriya kugira ngo uko babarirwa ku manza baciye ndavuga quantity imanza baciye noneho ubushinjacyaha bukabarwa ku manza batsinze ibi ngibi usanga ari byo bituma umuntu bamuha imyaka bamukatira urumva umuntu bamushyize ku minsi 30 ishobora no kumara imyaka kuko abantu bashaka kwibaza bati kuko hari nk'abantu uzasanga bari kuvuga ati yenda Kazungu urubanza rwe rugiye kuza hano ati yenda agiye kuburana ejo bundi abantu kuko urubanza rwamenyekanye abantu bahita batangiye kuvuga none se ngiye ko umuntu wanjye afunze ko amaze imyaka ingahe atarimo uko mbona bataramuzana kumuburanisha impamvu habaho icyambere yenda uburemere bw'urubanza niko ntekereza icya kabiri hakabamo uko urubanza rworoshye kubera ko niba umucamanza barirwa ngo imanza yaciye umushinjacyaha akabarirwa imanza yatsinze kandi ni inzego zikorana
umuntu wemera niwe bari buzane hafi. Umuntu wemera baramuzana hafi kugira ngo urubanza rwe bahita barugira cap cap. Umushinjacyaha ahita barirwa kumanza kuko yazitsinze nyine, kuko urubanza rwo umuntu ruroroshye n'umuntu yemera biroroshye nyine. Ni nayo mpamvu bakubwira ngo yo wemera uba worohereza ubutabera cyangwa se ubucamanza. Ni mpamvu bakubwira ngo umuntu wemera cyangwa se nuburana wemera uragabaniriza kubera kuba worohereje nyine. Ariko wa muntu urumva nawe nibura umucamanza cyangwa se umushinjacyaha uri barirwe ku manza wace cyangwa se ku manza watsinze, ntabwo uri buze gufata umuntu uburana hakana nka Yongwe ashobora gukubitwamo hariya akagenda agakubita rwose n'amezi 6 cyangwa se n'umwaka ataraza kuburana kubera ko arahakana. Niyo mpamvu kugira mu mve logique ibiri muri icyo kintu. Ariko nawe niko wabigenza, nanjye niko nabigenza, kuko usanga zamanza z'abantu bemera bahita bazizana hafi, izabahakana zikajya kure kwa ko yenda bari gushaka ibimenyetso rimwe na rimwe bakabanza bakadiringa n'ibyoroshye kugira ngo ibikomeye bazabizeho nyuma nyine. Niyo mpamvu ugenda uhakana ufite amahirwe yoko iri minsi 30 uzayimara higiye kinini. Ngira ngo mwabonye abanyamakuru bakwise hafi imyaka 4. Titi Brown ngira ngo ari gukaba kabibiri n'abandi usanga sometime arizo mpamvu zitera ibyo bintu. Aha, niyo mpamvu uvuga ngo yenda no nabinabijyanye n'urubanza rwa Yongwe. Ariko hari n'ikintu ngewe nabashije kwibaza. Yongwe nabonye narebye video ye, sinzi ubanza ari cita baganiraga. Yongwe ari kuvuga itaje abamo, imodoka abamo, agendamo zigera muri zingahe. Yongwe ni gute batangiye kumuvuga ngo nugukusanya ngo amafaranga yo kumufasha. Nukusanya amafaranga yo kumufasha guteza. Yongwe nta cyumwera aramara muri kasho. Yongwe yarafite ukuwe ko yavugaga. Yarafite business, yarafite Yongwe Travel, yarafite Yongwe Hotel, yarafite Yongwe TV, yarafite none se iminsi 7 abantu batangiye umuryango we watangiye kuvuga ngo abantu bakoteze bamuha amafaranga. Nabibonye mu buryo bubiri. Icyambere nuko yenda Yongwe yatwikaga bya bindi yenda byo gushaka attention, icyo bita crowd chasing, cyangwa se akaba ari abantu bari gukoresha izina rye kugira ngo bagire, cyangwa se bari na famiye ye ikareba kuvuga ngo umuntu yari umukozi w'Imana reka afatiranye n'abantu mu ntege nke ati kwera ko umugabo afunze batangire bamfasha. Ariko natwe ntukaza abantu bafite ibibazo. Hari abantu babuze bari no kuburara, wowe ufite hotel ufite ngo bagufashe koko ngo nuko nguri umukozi w'Imana. Oya rwose tuzayitugabanya ibyo bintu n'ubugegera. Niba ari n'umuntu uri gukoresha, ndavuga niba koko ibyo Yongwe yavugaga ari byo. Niba ibyo Yongwe yavugaga ari byo, tuzajye tugabanya ubugegera. Niba yarakoraga crowd chasing, nabyo gusa ubukozi w'Imana bwo kwibeshyira ngo ngira iki kintu ntacyo ngira, nabyo byaba ari kwibeshyira. Icyo kintu rwose nakibonye nacyumvise numva kirambabaje. Ngo bari gukoteza amafaranga ngo bafashe umuryango wa Yongwe. Yongwe se yabaye iki? Ntari hariya business se ntizikora. Ubu se ko ntuze ugiye kumara imyaka 5 bamurikiye duwari uzafunga imyaka 5 ko tuziye tumva abantu bari gukoteza. Tukora ko tuzi ko ari umuntu wifashije. Yongwe nawe niba ari kuri rwego n'umuntu wifashije. Ntabwo yafashe hotel se arayifunganye. Yongwe TV se arayifunganye. Nta kintu na kimwe afunganye. Umugore ahubwa abagore niba ari n'umugore uri kubikora, abagore bashyira ubwenge ku gihe, cyangwa se niba ari n'umugore ari n'ubuhamya nigize numva ngo n'umugore ngo wanatumye ngo ajye muri babezo kubera gushaka ibintu bya mirenge. Niba ari umugore we, niba koko ibyo bamuvugaho ari wa mugore woza uhora muri saro gusa akora inzara n'umusatsi akaba adashobora no kuraninga business umugabo yasize ashinze, uwo mugore ntari cyo kumufasha gihari. Uramufasha iki? Nta kintu cyo kumufasha gihari, ntacyo. Nabibonye rwose abantu ngo bafashe Yongwe. Niba Yongwe yakoraga crowd chasing, yenda abantu bamufasha kuko ashaka kuba nta kintu yigiriraga. Ariko niba ibintu yarafite ari ibye, nta mpamvu yo kumufasha.
nese umukozi w'Imana wese uzajya afungwa afite amahoteli n'iki bamufashe hari abantu bari hanze bakeneye gufasha. Ntabwo kubura umukozi w'Imana biguha imirito yo kuvuga ngo buri kintu cyose urarwaje baragufashije, uragize gute abanyarwanda barakoteje, uragize gute ntabwo ari cyo bivuga. Erega abakozi b'Imana nabo bashobora gufasha, ntabwo ari kubafasha gusa, ntabwo ari kubaha amaturo gusa, nabo bashobora no gutanga. Ahubwo niba tuza gutura ufite abakristo 100 buri munsi baratura, muri bo umwe agize ikibazo arwaje umwana abuze amafaranga, kuki wowe urusengero ushaka kuvuga ati mu bakristo reka dufatemo amafaranga ariko tujye gufasha n'abandi? Ibyo byakabaye nabyo mubikora, akamugira nuze buriya nko kwa Masasu ndahemera cyane, bagira icyo bita system, bagira branche cyangwa se aga systeme ka sociale, bagira akantu ka sociale kavuga ngo umuntu wese abana bafite ibibazo barabafasha. Nigeze numva abantu bajya bafasha, bagira system iri sociale. Ntabwo ari kuvuga ngo barya amaturo gusa, oya, ahubwo banakuramo bagafasha. Uko niko abakozi b'Imana ntegereza ko bose bakabaye babaho. Minyone ngira ngo muzi ko agira ubufasha ajya agenera akarere ka Gasabo kugira ngo bafashe abantu. Nuko nkuko abakozi b'Imana ntabwo ari kuvuga ngo ndajya kuyarya muri Marriott gusa. Ntabwo ari uko ibintu byakabaye bigenda. Rero kuri ku manza za Yongwe na Kazungu, navuze nti yenda nazo umuntu araza kugira icyo zivugaho uko iminsi yenda igenda igira, yenda dutegereze igihe urubanza rwe ruzagira, ariko ni urubanza rwiteguye n'abantu benshi, ndetse abantu benshi banarutegerezanije amatsiko kugira ngo tuzarebe koko ese Kazungu biriya bintu twumve what's going on. Icyo nababwiye rero ndi busozerezeho ni intambara iri kubera muri Kongo. Ni intambara bivuga ko ishobora kuba yarongeye kubura ku itariki ya mbere z'uku kwezi, ariko igakara cyane ku itariki ya 4, aho Wazalendo iriya mitwe yiyegeranije urubyiruko rwa Wazalendo, binavuga ko rurimo FDLR bari kurasa amabombe menshi ku muswa wa M23. Ikavuga ko bamaze kuyaka uduce tunini tugira muri 21 muri 21, ndetse akaba ari n'aba M23 ikaba yaragivuga ngo ingabo z'u Burundi zigufasha FARDC, ndetse ngo zinambaye imyambaro ya FARDC, ariko FARDC ikavuga ko itari no kurwana, ndetse n'u Burundi bukavuga ko butari kurwana iyo ntambara, ahubwo ari Wazalendo ngiri gukubita M23. Nge nibaje ibibazo bibiri, ndavuga se M23 mu minsi ishize yakubitaga FARDC, byagenze gute kugira ngo noneho Wazalendo abari yikubita M23? Numva ntabwo bisanzwe. Mbonamo analize yanjye, mbonamo ibintu bibiri. Ndavuga ngo mbihuza nanone nuko u Rwanda rumaze iminsi rufatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo mwarabyumvise iryo tangazo. U Rwanda rugashyirwa mu majwi cyane, ndetse kugeza ubwo banashinje Nyamvumba, uyafande Nyamvumba, ko ngo yari yarafite team, yarafite batayo yari muri Kongo iri gufasha M23. Bituma mvuga nti rero ibi bintu ese u Rwanda rwa bwarahagaritse kuha ubufasha M23, niba koko ari byo M23 akaba ari zo ngufu nke ifite, kwa ko yenda itanirwaniriraga. Ariko nanone nza kureba nsa gusanga u Rwanda ntabwo rugeze ruha ubufasha M23 icyakora nk'abantu bashobora kuba urumva baza agaciro ka genocide, bazi genocide icyo ari cyo, bashobora yenda kuba babaha ubufasha bw'ibitekerezo. Ubwo yenda ntabwo nahakana ko bashobora kububaha. Ariko noneho ndaranda navuga nti Wazalendo biragoye ko nanone yakubita M23, ahubwo Kisekedi ashobora kuba yarafashe nk'abacanshuro runaka, ndetse na SADC ikaba iri mu gihugu cya Kongo mu buryo bw'ibanga, ikaba iri gukubita iyi M23, kuko ntabwo byumvikana uburyo cya M23 iri kwitwa inshuro. M23 ibintu bigiye kuyibaho ni nk'ibyabaho muri 2013, nawe ubwo yakubitwe hariya irakubitwa igera Igoma, bahita bahunga, bamwe baza mu Rwanda abandi bajya muri Uganda. Ntekereza ko ariyo gahunda ihari. SADC Kisekedi ashobora kuba ari gukina indi deal ku ruhande, abantu batamenya akayikina nkawe, akazana abacanshuro cyangwa se na ziriya ngabo, yenda akavuga ati agafaye kuko Kongo ifite amafaranga, akavuga ati reka twishyura amafaranga runaka baduha abasirikare kabuhariwe baze bakubite biriya byihebe. Nkuko yenda n'ibindi bihugu bijya bisinyana amasezerano n'u Rwanda, u Rwanda rukoreza abasirikare ku bwumvikane bw'icyo gihugu. Kisekedi nashobora gusinyana amasezerano n'igihugu runaka, akavuga ati yenda muduha abasirikare bakaza bagakubita rwose.
birashoboka. Nge ni ibyo ngibyo mbona kuko ibintu bya M23 ntabwo bisobanuze, ariko nanone ukabona ko ni ibintu umuntu ashobora kubona ko bishobora kutazarangira gutya, kuko niba bari gukubita M23 basatira Goma, FDLR ikaba ifite mu kuboko gukomeye hariya ngo ririya tsina ryayo yitwa club, bikavuga ko FDLR iri hafi hariya ku mupaka, bivuga ko bashyize utuzu. Ntabwo umuntu yahakana ko FDLR ishobora kuzuriraho igahita iza kuko igahita ishaka kurwana n'ingabo z'u Rwanda, kubera ko muzi ko n'ubundi Kisekedi nawe amaze iminsi ari guhura n'abantu banahimana bande, mbese bigaragara ko Kisekedi ashobora kuba afite ibitekerezo byo kuvuga ngo agomba kubombarira u Rwanda byanga bikunda. Rero nkabona mbona ngewe ari ibintu bishobora kuzazana intambara y'akarere, ariko ishobora kuzasiga ikuyeho Kisekedi. Kako Rwanda niruramuka rurusatiro kuriya ntabwo ruzagira intambara izahitera hariya yego, ariko izagarukira muri Palais de Marble, izagarukira muri Palais de Marble. Nanarize yanjye rero kuri ibyo ngibyo uyu munsi ntabwo yari update, yenda tugenda tuvuga ku ngingo, yenda twavuze kubavuzi gakondo, tuvuga kuri izi manza, tuvuga no kuri bya M23, ndetse no kuri Eric Ibye telefone. Ni update y'amakuru ari kugenda avugwa kwa kugira ngo umuntu aba updating, mumenye uko hanze uko biri kugenda bimera, mbese ni nk'ubusesenguzi bw'amakuru yose ari kugenda avugwa. Reka mbashimire, amazina yanjye ni Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda. Ushobora gusangiza ibiganiro bagenzi bawe cyangwa se ugakanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu ku gihe, nakazogera kugira ngo uzajye ubona notification. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza na weekend nziza.